murakoze. Nitwa Murego Pamphile, nkaba ndi umukozi wa Horaho Life Company. Uyu munsi twifuje kubaganiriza ku nzoka ya amibe, uburyo yandura, uburyo wayirinda ndetse n'ibimenyetso byayo. Amibe ubusanzwe ni indwara iterwa n'umwanda, bikitwa ko ari inzoka zo mu nda. Amibe ushobora kwandura mu buryo butandukanye, cyane cyane iturutse mu byo kurya birimo umwanda, amazi arimo umwanda, bisobanuye ngo adatetse ndetse atahiye ku buryo zibaye zirimo yapfa iyo amibe. Ariko amibe ishobora no kwandura biturutse ubwacu ku isuku yacu y'umubiri. Urugero, isuku dufite mu ntoki ndetse no ku bikoresho twakoresheje. Amibe nk'indwara yo mu nda igira ibimenyetso byinshi, ariko ibya mbere abantu bakunze kubona ni ugutumba mu nda, kuzana ikizibakanwa, iseseme, yewe rimwe na rimwe ukumva hari ibyo kurya udashaka, cyane cyane nk'ibiryohereye. Icyo gihe ibyo bintu bishobora kuba bimwe mu bimenyetso by'inzoka ya amibe. Uretse ko ifite n'uburyo yigaragaza cyane cyane iyo yivumbagatanyije, harimo gufuruta ndetse no kubyimbirwa ibice bimwe na bimwe by'umubiri. Amibe ni inzoka mbi mu gihe ivuwe nabi cyangwa se mu gihe umuntu atayivuje, cyane cyane ko amibe twayita nk'icyonnyi cyangwa ikiryi. Aho ni hahandi igihe umuntu yariye nayo iba ikeneye kubirya, cyane cyane ko iba mu gice cy'amara. Icyo gihe ushobora kugucura ibyo wariye, akaba ari naho mpamvu ushobora kuvana ingaruka z'uko ibyo wariye bitakuyobotse. Urugero nko ku bana batoya, ni mbi cyane ku bana batoya kuko ishobora gutuma badakura neza. Ikindi ku bantu bakuru nabo ishobora gutuma za ntungamubiri zakagombye kuba zibafasha nko ku bagabo bazibura. Icyo gihe ni hahandi uzasanga abantu bananiwe gutera akabariro, cyangwa se bakaba bafite intege nkeya ndetse n'ibyo kurya rimwe na rimwe bakaba batabishaka. Ibyo ni bimwe mu bubi bw'inzoka ya amibe. Kwirinda amibe ni byiza kubimenya, cyane cyane ko abantu benshi bayandura kubera ko batazi uburyo bwo kuyirinda. Mbere na mbere tugomba kugira isuku ku mubiri, harimo guca inzara, koga mu ntoki igihe ugiye ku musarane n'igihe uvuyeyo. Ikindi tugomba gukontorora cyangwa kumenya neza niba ibikoresho byo mu rugo harimo nk'amasahane, ibyuma byo ku meza, ibiyiko, niba byogeje kandi byumutse ku buryo buhagije. Ariko ikindi ni na byiza burya kujya gutanga umusarane kwa muganga kugira ngo umenye kuyirinda niba uyifite, utaza no kuyanduza n'abandi. Amibe iravurwa igakira mu gihe umuntu akoresheje uburyo bukurikira. Igihe yakoresheje izi product za garlic capsules ndetse n'iyi product yitwa Parashide. Izi product ni nziza, zirizewe, yaba ku bantu bakuru, abantu batoya. Izi zirakoreshwa mu kwica inzoka ya amibe. Izi product zirizewe ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ko ibigo nka FDA, Food and Drug Administration, ni ibigo bitsura ubuziranenge by'Abanyamerika bishinzwe gukora n'ibintu byujuje ubuziranenge. Zirizewe ndetse zifite na certificate ya GMP, Good Manufacturing Practice, bisobanura ko uzikoresheje nta ngaruka zishobora kumugiraho. Ku bakeneye izi product zivura cyangwa se zikica inzoka ya amibe, bashobora kuza muri etaje ya 3 kwa Ruhangura, umuryango 302 hano mu mujyi wa Kigali. Ku bakeneye ibindi bisobanuro mushobora guhamagara inomero zikurikira: 078 94 33 795.